urabona kera kubera yuko twabaga turi bato nta nubwo habagaho ibintu byo gusikana nk'ubu ngubu buri wese yariyaminiyaga akagenda akaririmba uko abishoboye n'uko abizi ubwo rero hari ubwo bajyaga bangirira icyizere mo gake rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe kuko akaba ari wantoni nanone mvuze ngo ni njyewe waziteraga ntaba mbeshye ko numva hari umukwayarida twari dufite wari uzi kuririmba cyane wadutereraga ndamusuhuje mudahogora cyane yari azi kuririmba cyane yewe rero byabaga ari rimwe na rimwe seko kari kunyibagirira kandi naragakunda ibaze kuba waragize umugabo w'umuhanzi ariko ukaba utazi kuririmba umugabo yari umufundi n'umugore abazi kubaka ibyo ari byose ariko ashobora kuba azi ngo hari fose keri abazi aho bibikwa ariko ntabwo ari ngombwa ngo nawe abazikurira ngo yubake nsa nk'uturirimbira nyine agakora ariane reka nkibuke ariko se wampaye akanya nkaza kukibuka okay nta kibazo ngambabara basi ndashaka kwibuka kandi nateraga ngambabara ngewe unyurizeho basaka papa w'abana wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona ndahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangirwa ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania aramfasha ubu narakize neza ubu nta kibazo mfite kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda gerega ntabwo ndi umuhanzi usura uri utarimo kuba ahubwo mwamenye yarabaye umuhanzi Dani mwamenye yarabaye umuhanzi oya ntabwo namumenye nta nubwo nari nzi ko ari umuhanzi mumenya ariko numva yari we kuba umuhanzi ntekereza ko bivukanwa ntabwo umuntu avuka ngo akure azaba umuhanzi nyuma y'igihe runaka ahubwo nibwo aba bitangiye burya ntekereza ko umuhanzi arabivukana akabikurana ahubwo hakagera igihe cyo kubishyira mu bikorwa umenyana na Dani yari afite iyo ndirimbo ntabwo nari nzi ko ari umuhanzi nyine yari afite iyo ndirimbo icyo gihe ariko tumaze kumenyana haciyemo igihe nahise menya ko afitanye indirimbo na King James yitwa Ijanisha ariko hari hashize igihe nyine urayizi kuririmba nyine urayizi yibaza umuntu mwabanaga ayisubiramo twagiye umwana twaravuye mbona byose namuhara ngira ngo ndikuroza cyangwa ndikubonekerwa ariko nawe uri igifana yewe naramwemeraga samblaga singobeshye naramwemeraga gusa byaje kurangira igihe nabonye ko nta bumuntu yakoze igihe nazaga iwawe niho hantu nahise mumera nkaho mpagaritse uzamubabarire musabe imbabazi uzamubabarire yumva se ariko muri usigaye warahindutse erega abantu barahinduka turirimba akaririmbo ririmba ndagukurikira ariko je sindi umuririmbi nagira ngo numve rap ya mu ndirimbo urumva niba warabashe kumubarira bigakunda nkubwira indirimbo nakundaga ariko ntago ari iyi nakundaga indirimbo ya Riderman yitwa gute niga nko mu wa kabiri secondaire yitwa gute umwana w'imuhanda Demashi iteye ishozi gangsta najya ava muri jumper ingendo y'ubushishozi life yiwe ni nk'urugamba n'ibindi simbi ngafite isura ngafite isura ikanga abana na Rumase nagerageza ariko impamvu iyo ngiyo nyibutse vuba nuko narayikundaga n'abantu hari babyara banje bajya babinyibutsa muri icyo gihe zigezweho oya ntago narapaga gihe ahubwo muri icyo gihe zigezweho izo ndirimbo za ba Riderman narayikundaga cyane iyo yajyaga muri rero narekaga ibyo ndimo byose yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda isuku n'inzozi azwi nk'umwana wariye umwanda izina kiri guto bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu ngororamuco ariko nawe kuzizira oya jewe urumva
ndi umwe mu bantu bakundaga gucuranga indirimbo za hip hop cyane. Akenshi na kenshi nakundaga kugira amahirwe yo gutunga utu iPod. Uri umuntu wese watunze aka iPod indirimbo abazizi kabisa. Ariko ngewe muri abo ngabo nemeraga cyane witwaga K8 Kavuyo. Nawe yaririmbaga gukura kwa papa w'abana. Nibyo. Barimbaga icyo bita uretse gato injyana yabo bahitaga muki y'icyo gihe injyana yabo nyirarukundo bari barayise batakaye ntabeshye injyana nsazi injyana nsazi harya Dani we ntebaga mu nshuti z'ikirere rega ibyo bintu ntabwo nabaga mbizi cyane nakundaga music ariko ntazi ngo nta nubwo nari nzi gutandukanya ngo hip hop na R&B ntabyo nari nzi nakubeshye nabaga ni ngaho nyumva umuntu bita aho twari tugeze ko kubwo ntudusubije inyuma nyuma mubize ntabivuze witwa Ifri Rugamba Rugamba icyo gihe yari ataraho Rugamba ajeje mu gitondo mwaje kwiyunga nawe cyangwa nawe tumubari se twapfuye nta kintu nza kukureba oya mvuze ngo ajeje mu rwego rwo kuvuga ko icyo gihe cy'izo ndirimbo turi kuvuga ni kera cyane Rugamba yari ataraza nza kukureba yari akiri n'umwana none ze ari Dani na Ifri nde mukuru Ifri ntabura 40 oya nago Ifri ari umusaza ariko danaramuha ingo umugabo bita uko ntekereza niko mbibona umugabo bita Gauchi uramuzi Gauchi umukire washoye muri Ifri amafaranga menshi cyane bikaza kurangira amuhombeye ntago muzi Gauchi maginga yangaya abarimo atakamba ndetse anatabaza kubera igihombo Ifri yamuteye asenga Ifri mu mbaza wo gutukuka nawe yari umushuti wawe se oyesha nta bintu mfite byo kuvuga kuri Ifri ntago duherukana akiba mu Rwanda niwe wabimbwiye ejo bundi nanjye yego nawe isanzwe mbizi ariko nawe warabimbwiye yaragufashije cyane yarafashije yakubwiye ko yamfashije oya mori yajyaga gufasha cyane nyine yamfashije wenda nawe afite wenda nk'iryo kosa ryo kuba yarahombeje Gauchi ariko yaragufashije cyane yamfashije iki nyine ndashaka kubimenya numwe mu bantu mu gihe wari mu bibazo yakumenyeraga ku gahunga yakumenyeraga mu mavuta oya ntago ariko bimeze ahubwo yaraje arabeshya ngo yishyuye minerivare y'umwana kandi atari byo ubwo rero niba ari byo ushingiraho ukavuga ko yamfashije nta kibazo niba yaramfashije ndamushimiye njye nta ntambara nshaka njye nta ntambara ndimo ariko noneho ariko njye ibyo nta kintu Bikira Mariya w'ikibe wakugendera uyu munsi yari inshuti yanjye ariko nta n'ikintu ubwo se reka mubwiriza nyine ni bya bindi byawe nawe urabizi nta kantu ushatse kuzanamo ariko mu by'ukuri twari inshuti ntacyo yarandushije ntacyo nari murushije ku buryo umwe yafasha undi twari inshuti zireshya zigendana zigasangira inkwavu n'ibiki by'urugomo rwo mu muhanda nk'urungano ariko ntago bikumbuye ntago twageze aho dufashanya ku buryo dufashanya ibintu byo kuvuga ngo naramufashije cyangwa yaramfashije ntago bikumbuye ibiki nyine kuba mwarasangiraga na Ifri none se abantu bashize ku isi ntibikomeje nyine birakomeje rega je n'ubundi ndavibinga yo ndi kumwe n'abantu banjye nizeye kandi nyine kubwira ntago uba ubikumbuye nyine kuba wakongera ntago mba mbikumbuye kuko igihe kiguhuza n'abantu mukabana nabo muri icyo gihe abagenda bakagenda basigara bagasigara igihe kikongera kikazana n'abandi kandi beza kurushaho cyangwa ababikurushaho nuko ibintu bihora bisimburana iteka Mori uri umwe mu bantu akenshi na kenshi iyo bagenda bakunze kuba bafite ikintu cy'igicupa bandi kunywa amazi kukigira icyo se wagira ngo ni ikibindi rimwe na rimwe abantu bakagira ngo wenda ngo ni ibintu by'ibitirini washyizemo cyangwa se ibyuma wasutsemo nibyo koko si ubwa mbere nkubona icyo gicupa yewe nkunda amazi ndimo kunywa amazi ngo bintu by'ibiki ibitirini niba ibitirini se ni ibiki nyine ibintu by'ibiyoga yewe ntabwo nywa inzoga kuva wavuka oya ariko ntabwo ndi umuntu unywa nyine inzoga ntabwo nywa inzoga kuko navuka ntabwo nywa inzoga nibyo ariko hari ukuntu nanone ntabwo ari kuri rwa rwego nk'aba abantu bavuga ngo ngewe sinshobora kunywa inzoga kumwe abarokore babigenza nyine ariko wasomaho oya ahubwo nanasomyeho uko byagenda kose ariko ntabwo wabana na Dani n'ubundi uri gusomaho
Dani ntago anywa inzoga ariko kubera iki urimo umuzana muri no kesi y'inzoga hari aho wamufatiye yasinze uziko ibyo bambwiraga ngo mwasubiranye ari byo koko uburyo noneho uyu munsi urimo uravuga navuze ni nanjye ndagushaka warasaza ariko yakanze akanyenyeri mani wanditse ariko umva se umuntu unywa amazi ntago yanyunguta gutyo kandi amazi atsakaca abaho amazi nywa abarimo cloves sinzi niba uzizi cloves ni ibiki ni karafu mu kinyarwanda zitwa karafu uragenda usacinga urebe icyo zimeze ndaza kubikora uranabizi kuba wirazanya uze nufite menshi ra mu mubiri amazi Sajay waretse ko oya none se uramwiye umugiye oya umugiye gukunda amazi ndayafite ko ndayanywa ngo nye ndakumena mani muri ibicucu oya nabazaga oya mureke gukabya wana byose ni arahagije mani ubu waretse tugakomereza aho twategetse ko hari heza arahagije nibyo yego biragaragara ngaho komeza dukomeze uno minsi urakora imana ujye ungora cyane buri minsi ukora muri minsi ndimo gukora ku kinyamakuru cyitwa mama w'abahungu gikorera ku rubuga rwa YouTube yego bamfollowing ari benshi njya kumva noneho rimwe na rimwe iyo wagiye wenda nko mu ma space cyangwa se ku ma TikTok live ariko wanze gupininga wanze no kwinjira muri community oya reka bivuga abanyarwanda uri kumwe n'umuvandimwe bita Godfather wanze gupininga bano mvo babaye umori n'undi jewe se iyo uri kumwe na Godfather biba byabaye ibindi biba byagenze bite ntago merukaye biba byagenze bite nyine ntago merukaye ariko Godfather ni umuntu nubaha ni umuntu wagufashije cyane nkunda ntamuzi bibaze kuntu iki gipindi kiri hejuru cyane ariko bibaze ikintu cyo gukunda umuntu utamuzi ndako bibaho biratangaje kuko ni nako biri ndamukunda ndanamwubaha kubera impamvu zanjye cyane niba ushaka kuzimenya bibaye ngombwa watubwira ko kandi ubizi sinumvisha ubivuga yagukoreye ubuvugizi yaramfashije cyane icyo ni icyambere yagiye mufata nk'umuntu w'umugabo mufata nk'umuntu mwiza kabone nubwo nyine iyi mihanda ibamo ibintu byinshi ujya kumva hari abantu barimo kumutuka n'ibiki ariko jewe urumva ntago nakwisanga muri urwo ruhando rw'abamutuka kubera yuko jewe nzi icyo yamariye kandi nawe ugaragara nk'uwakubagana naga kuri liste y'abasakuje urumva abantu barabona tubu turakora none baraje baranadusatira cyane barutse banza nk'ubwire none baje baranadusatira cyane kandi wowe wabahunze kugira ngo ubanze ukore urumva bafite ibiganiro byabo baje kubiganira hirya iriya urumva rero ntabwo bisa neza niyo mpamvu ujya kubona muri komanteri abantu baraje bakavuga ati ko ibintu byanyu bisakuza ntabwo abantu dukorera baba bakeneye twabyumvishe ngaho dukomeze ushaka se nanakomeza kandi iyo ikiganiro se urarakaye saka kandi oya urankomeresha kandi iyo ikiganiro ubwo surakajwe n'iki akuzi kurakara vuba oya nuko uraza kubiminimiza uraza kubiminimiza nabazi ni iyo ikiganiro ugeze ku mazi uraraka udatanyibwirira mwana ejo bundi hari abandi bantu nigeze kumva numva urimo bavugaho bitari kwiza ngo baragutereranye cyane kandi ntabwo wari ubizi ni nk'abandi bande nigeze kumva kuri TikTok ngo baragutereranye wabubwiye ibibazo byawe baragutererana wo muri showbiz bande abo numva kuvuga ntabwo mbesera ariko se ubu Jay rero ashobora kuba ajya yumva n'abantu nta muntu wigeze umbaretse gato nta muntu wigeze uvuga ngo wagiye ngo ahantu habaga office ya Dani ngo baramuguhisha n'ibiki byose ntabwo mbizi ukuntu uba wenda wumvisha inkuru n'uburyo uba wayifashe ariko sintekereza ko hari umuntu wagenda ngo aguhishe undi ahubwo wenda icyaba ni ukuba wenda naza hano hari wenda nkwishyuza n'urugero ntabwo nkwishyuza ariko mbaye n'urugero ntanzi wese baramwishyuzaga urugero ngiye gutanga kugira ngo byumve indese Danisi nari namugurije iki nabibaze nk'ikibazo ufashe nyiri kuvuze ngo ugiye kwishyuza ntabwo ariko mvuze ngo nari ngiye kumwishyuza ahubwo ntanze urugero niba nje hano nkwishyuza ukanyihisha Patrick agafatanya nawe akambeshya ngo nuwari kandi uhari kereka niba ari ibyo urimo kuvuga banza wumve hano barakora hari icyo umwishyuza
bambuze icyo mvuga ni wowe wabizanye ariko ni wowe wabitangiye urumva wowe wadeviye ibintu tuba turaganira gake gake ku bintu wewe nyine ubwawe ubivugiye nabishaka tunagereza oya ntacyo bitwaye ubu utangiye kubizanamo ibintu ngo by'amadeni kandi ndabizi neza ko bayikanze bimeze neza cyane ndetse wayikanze dani niko yakubwiye niko amakuru ari hano hanze avuga nta kibazo twigendera ati ukimara kubona video y'uwitwa Yampano ndetse ukanamenya yuko yashyizwe hanze numusore bagendanaga wowe wabyifashe muto ninde se wayisize hanze wowe bagendanaga bananasigaye yewe byambabaje mu by'ukuri nubwo iyo byageze hanze twese tubivugaho kandi biba ari ngombwa ariko mu by'ukuri nenjoyinze iki se video urumva ni ibintu bibabaje nubwo nyine twebwe twaza hano tukabivugaho ukabivuga uko ubyumva nanjye nkabivuga uko nshaka ariko ni ibintu bitari byiza byeyi uyu munsi ni Yampano ejo ashobora kuba wowe ejo bundi ashobora kuba jyewe ahubwo se oya ntago njye nzifata ahubwo nibyo naringezeho tayari kubera ko ari gutyo tubona bimeze byateye byabaye byinshi byabaye bibi byatuziye ntekereza ko ari nka satani wateye abantu cyangwa wateye urubyiruko ahubwo jye nakisabira urubyiruko n'abantu muri rusange kubyihorera ibyo bintu ntibagafata izo video ntibagafata ayo mafoto babireke nyine uwo muco ucike kugira ngo ejo utazisanga ari wowe nk'uko mvuze ngo uyu munsi ni Yampano ejo ni wowe nta wundi wowe kuva watangira kuba wamenya gukundana nta muhungu murakundana ngakubwire ngo reka dufate ka memory tugafate nawe cyangwa wowe nawe nyine mwamaze kwishimisha ka memory gute kwifotozanya no mwamaze kwishimisha kwa noneho muvuga ati ubu nubwo tumaze kubigwamo ivutu reka none dufate na ka memory kazatwibutsa ko ibihe byabayeho aba yabikubwiye se ntago jye namwemerera kandi ukanabimubwira gutya ati oya ntaki oya rwose sise nongeraho rwose nose si uburenganzira bwanjye namubwira ko ibyo bintu ntabikunda kuko niko binameze simbikunda jyewe hari ibintu bigenda bigerwaho tukabyita ibigezweho ariko mu by'ukuri ari ibintu bibi cyane byo kuturimbura hari ukuntu abahungu benshi bakunda kuba bajijisha nk'umukobwa bikageraho umukobwa nyine abasha kuba atabimenye yuko bamufashe video noneho morin umunsi umwe nawe ukajya gusura umukunzi wawe wenda ufite iki gihe akagufata akantu nk'ako ngako wabyakira ugiye kubona ukabona kari hanze kari gusirika byaba bibabaje cyane nyine wabyakira ute nabimenye icyo gihe nabigezemo kuko ubu ngubu ntabwo nyine byangezeho ngo niyumve uko meze mbigusobanurire ariko mu by'ukuri kubitekerezaho byonyine ko byambayeho ntekereza ko byambabaza cyane byambabaza ku kigero cyo hejuru byaba byabaye ariko icyo nakora se ubwo se nabigenza nabimenya byabaye ariko nababara cyane magingo aya ngaya uri nka Yampano sibyo ukabona video yawe ikomeje guca ibintu hanze ahangaha niki wakora ishyire mu cyimbo cye ariko niba narumvishe neza numvishe bavuga ko uriya ari umudamu nibyo yego so ikintu nakora rero naza nkasaba imbabazi abanyarwanda nkababwira ko byancitse kandi nkabizeza ko bitazongera kandi nkanabicikaho burundu kabisa ari umuntu urimo guhamagara cyane reka wenda guhereza umwanya ubanze ujye kumwitaba natwe turasoreza ahangaha hari ikibazo